yambwiye kankunda bitanumva yewe kandi sinzi ukuntu abigenza buri gihe bimbwira igihe mbikeneye urumva kuko iyo ugeze mu rugo hari ibintu byinshi bihinduka iyo utagize rero umupartner cyangwa umufasha ukuzi ugusobanukiwe umenya aho unaniriwe ngo abari hakwegurira biragorana rero we nkundi yambwiye kankunda kuko buri gihe abimbwira mbikeneye muri njyewe numva ntangiye gucika intege ibintu nk'ibyo abimbwira mbikeneye uvuze Brian ari guhora nazo kwanga gereta agera na kuri size cyane nabwira naramwubashye sinzi uko yabigenje I don't even know niba yarakoresheje plastic surgery gusa ameze neza kuri byo yakoze byose byaramuhiriye pe niba ari na siporo turangire nibyo umenye yuko niba yego you are enjoying someone's husband money it's okay enjoy it ariko umenye yuko igihe uzaba umugore hari umwana uzaba ufite imyaka nk'iyo ufite uyu munsi uri kugendana n'umugabo wawe hanyuma wowe wicara uhitemo kuko iyo ugeze mu rugo numva ko umuntu ubikora iyo ageze mu rugo umugabo iyo yabikoze ntacyo yamubwira iki kandi nawe yarabikoze icyo twita guilty kandi hari ubwo afuha cyane ndetse yataka n'umuza ngo wahoze he afuha iki reka ni Imana ibiri kuguhana jye w'amahame n'ukuri nese urumva atari byo makeup ni kimwe mu bintu bidefininga ubwiza bw'umugore sibyo kuko nisize maquillage ntisize na maquillage harimo difference iri hehe urumva rimwe ni appearance yanjye ko ndibuze kuba ngaragara mu bantu kabiri hari ukuntu njyewe personally ndavuga nivuga ko njye nkunda maquillage confidence yanjye iyo nta maquillage mfite ibiri nka hano ariko iyo mfite maquillage mba ndi hano ntabwo nakubeshya ubwiza karemano iyo ubyutse ni uko ubusa nibwo bwiza ufite urumva rero sinzi impamvu babivuze gutyo ariko nizera yuko impamvu njye numva impamvu babivuze ari uko mu gitondo buri naturel uko ubumeze ni kubugisa ubutarasiga maquillage utarasiga amavuta ningonera ubutuna urumva nibwo umuntu abona ubwiza bwawe ariko nuko nyine ngiye kumvara nta maquillage ni gake gashoboka mbwire maquillage abantu bayifate bayireke tufate urugero tufate nko kuri Miss Rwanda sibyo Miss Rwanda si guhitamo nyampinga w'u Rwanda oya nago ngiye kuvuga Jory ngiye kukubaza ngo wari wabona irushanwa ritamo mu makeup artist barabana baba basize neza babambitse neza babakoreye imisatsi maquillage yiza kuba ari mbi cyangwa ari ikintu kidevia ubwiza. Hey guys, mumeze neza, mugende mukore subscribe, like, comment and share on Iris TV show Rwanda. Amahoro y'Imana ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Hari umugeni uyu munsi none duhe nawe ahita azamura gutya tuvuye kwemeza imeze biti ni sawa cyakoze wagiye wabyambariye nk'ikanzu y'abageni umva kuko ku nibwo bwa mbere nari ntoye sinari nzi ibyo ko expecting nagiye nambaye nk'umuntu ugiye ku rugamba nuko umva nagezeyo bibanza kwanga nyine ko bavuga ati ndajya ku mugereka n'ibikitwe dusanga ntago biratangira gukorwa nari ndwanye gati ngiye ndi umunyarwanda ntago nava hano ntatoye ariko nyine byaje kurangira badufashije kadutangire tugahe ikaze kuri Iris Rwanda TV ubaye wa mbere kuva tuvuye gutora His Excellence tugiye kuganira nawe baze gupaninga kuva hasi ku nkweto tuzamuke ubundi turaturiza ku musatsi tuguha karibu ariko twibutsa abanyarwanda bari hirya no hino mu gihugu gukora subscribe like share na comment mu gihe mu celebrating intsinzi ariko mwibuke yuko mumwe mu rugero ariko munishimire intsinzi. Nakiriye umumama mwiza cyane kigaragara nk'abana azana kutubwira impamvu aribwo bwa mbere atoye agiye kutubwira amazina ye atubwire ni muntu ki.
amazina yanjye nitwa Kirezi Rehema nkuko bivuze ndi umudamu ndubatse sinzi impamvu abantu bambona nk'umwana ndakuze pe gusa ndi muntu kise ndi umuntu usanzwe nk'abandi nkunda abantu nkunda gusabana nyine ndi umuntu uhora wishimye kwa kubona nababaye ni gake gashoboka ubwo nyine mba nababaye pe Ani Kirezi tugiye kuba tuganira nawe ati n'ubwa mbere ntoye kubera ari ubwa mbere nibwo okay 2017 nari gutora ariko irangamuntu yanjye ritarasohoka ubwo nyine nahise narababaye nyine ebana byari ibibazo ubwo rero ubu ngubu iyi manda ikurikiyeho nshaka kwandi nko mu bantu nka 500 ba mbere batoye ko nabukereye karangamuntu kanjye kari ku musego ako ntaruzi nguratora ntaruzi nguratorera he nago nari mbizi ebana habayeho kuyoba nagiye nzangana ngomba gutorera ntago ariho nagiye ariko ibyo ntago byanciye intege nabo navuze ngo bikanitahire ngiye kwanganira na Kirezi Rehema yego umubyeyi w'abana bangahe bagabo bangahe umwe ariko narakore bivuga ngo nitwa runaka nanjye ndi umudamu ufite umugabo umwe n'umwana umwe kantu kajya kankoma kubivuga uhita wumva ubyibushye rero no nkanjye usanzwe ubyibushye bita numva ngize nk'ibiro 200 kuri nishema ni Rehema tumusanze iwe mu rugo ahantu heza cyane n'umusirimu nkuko muri kubibona nta kavumbi kamugera yasohotse mu nzu urumva ibintu Imana igira neza niko navuga useka neza urakoze urakoze uheruka gusohoka mu nzu ryari mukanya dukuyemo amavuta utiteye makeup utasize ingohe n'ibitsike inzara zidasize uheruka ryari ni gake gashoboka uheruka ryari kuva ubayeho mbiheruka ryari suko gusohoka mu nzu nta makiyaje mfite ntago mbyibuka ni ukuri ntago mbyibuka ukiri ku ishuri ku ishuri ho naba nkabije buze ko mpereka ku ishuri gusa kumbona nasohotse mu nzu niyo naba ngiye hano muri boutique mba ngomba kuba nsa neza yego tugiye kuba tuganira ku bintu bita ubwiza nyaburanga cyangwa se ubwiza karemano n'ubwiza buhahano hari ubwiza buhahano umuntu aba yaravukanye hari ubwiza umuntu yavukanye hari n'ubwiza karemano ubifata gute iyo ubonye abakobwa benshi mu Rwanda baciye amavuta yo kwitukuza ariko usanga abakobwa n'ubundi toujours hari abanyuzamo bakakitera nubwo utabikoze ubundi kubereka abakobwa bakunda makeup kandi ugasanga kubera iki nubwo tuvuge nkubwire kuri makeup ni kimwe mu bintu bidefininga ubwiza bw'umugore sibyo kuko nisize maquillage ntisize na maquillage harimo difference iri hehe urumva rimwe ni appearance yanjye ko ndibuze kuba ngaragara mu bantu kabiri hari ukuntu njyewe personally ndavuga nivuga ko njye nkunda maquillage confidence yanjye iyo nta maquillage mfite ibiri nka hano ariko iyo mfite maquillage mba ndi hano ntabwo nakubeshya iyo ugenda mu nzira witeye maquillage niyo ugenda mu nzira utayiteye uba wumva bimeze gute uba wumva uri mu ntoki iyo witeye maquillage niyo utayiteye ukaba uri kugenda mu nzira iyo ntiteye maquillage ndi kugenda mu nzira ni hano hafi ngomba ndi mu mirimo yo mu rugo urumva ntago mbitekerezaho ariko iyo nisize maquillage mba numva nsa neza mana yanjye nyine mba numva ari njye mudamu usa neza muri ako kanya yego cyane ko ngiye mbyikorera ntago ngenda mu masalo n'ibikizo kubera ko nkunda maquillage nize kubyikorera warabyize cyangwa nibyo warahuye kuri tutorial oya nibyo narahuye kuko ngewe nizerera mu mbaraga zanjye z'umuntu bwite wicaye ukavuga uti uyu munsi ngomba gukora iki iyo determination ituma icyo kintu ugikora nanjye rero kuko nkunda maquillage sinaye kubona amafaranga yo kujya nirwa muri salon
ngo nagiye gukoresha makiyaje, ahubwo nize kubyikorera. Kandi uko ugenda ubikora kenshi ugeraho ukabimenya, ukimprovinga, ukagira ibikoresho ugenda wiyongera. Rero nibyo ngibyo njyewe iyo mfite makiyaje shamba numva nsa neza pe, mba numva confidence yanjye biri hano. Ntago wambwira ngo urasa nabi gute, ntago bishoboka. Hari igihe twari muri siporo igihe kimwe umuntu atubwira ngo iyo ushaka kureba ubwiza bw'umukobwa uzamureba abyutse mu gitondo. Yego. Nibyo? Yego. Kuko ubwiza karemano iyo ubyutse ni uko ubusa nibwo bwiza ufite, urumva. Rero sinzi impamvu babivuze gutyo, ariko nizera yuko impamvu njye numva impamvu babivuze ari uko mu gitondo buri naturel, uko ubumeze ni kubugisa, ubutarasiga makiyaje, utarasiga amavuta, ningonera ubutuna, urumva nibwo umuntu abona ubwiza bwawe. Ariko nuko nyine ngiye kumvira nta makiyaje ni gake gashoboka. Hari umuntu wigeze niba yari yagiye gushaka inkumi, niba ari umugore yari yashatse, yiteye makiyaje cyane, ageze mu nzu afata akabora arihanagura. Ubu ngubu impamvu iyo meme yabayeho nge ukuntu mbyumva barakabonye. Yego ndakazi. Hari ukuntu ufata makiyaje zitajyanye n'uruhu rwawe, nubwo abantu bavuga ngo makiyaje ziba zihenze. Rero haba hari makiyaje zijyanye n'uruhu rwanjye. Rero mfashe makiyaje zitari iz'uruhu rwanjye, of course nzahinduka. Nimfata makiyaje y'umuzungu n'ukuntu nsa n'inisigo uzabona ko ntari kirezi. Yego. Ariko ubu ngubu nubwo nisize makiyaje ntago wanyuraho ngo unyoberwe, sibyo? Rero ibyo ngibyo ubanza kera urumva twese taramenya kubitandukanya, utaramenya kumenya ngo iby'umuntu w'inzobe, iby'umuntu ufite uruhu ruringaniye, iby'abazungu, tukavangavanga ku buryo umuntu akona mu muhanda ntakumenye, yanakubona umaze koga akabona nyine n'abantu babiri batandukanye. Yego. Anyway, Kirezi ni izina ukomora kuri nde? Kirezi ni izina rifite amateka. Ni mama wanjye warinyise. Ni mama wanjye yarinyise, sinzi we yabimbwiye, yarambwiye ati nari kwize kuri imfura yanjye, ko nkuko bavuga ngo wambaye Kirezi ntamenya ko kera, yambwiye ati ngenda ndashaka kuzamenya yuko Kirezi wambaye kera wowe ukabimenya, ukamenya yuko abaza kuvuka inyuma ari wowe ugomba kuzabayobora. Naho ngaho ryaturutse. Kirezi mu wa mbere mu bana bangahe? 4. Hari umukobwa usiya yose? Yego. Hari tuvuka turi abakobwa 2 n'abahungu 2. Yego. Ngo muracyategereje izindi nkwano? Nyinshi cyane kabisa. Tuzizane. Zareba uko bizaba bimeze. Twikomereze kuri makeup. Ubwiza karimano n'ubwiza nyaburanga ufata ni kihe gice cy'umubiri wawe uzi cyiza ukunda kureba? Ndi mwiza. Uri ukuntu Jolly yavuze ngo uri mwiza pe, nanjye ndi mwiza pe, ndikunda. Ikintu abantu benshi banziho ni gake uzambona ntari kwireba muri miroir, ndikunda pe. Kuko ndabizi neza yuko bino bibavuga ngo plastic surgery niko zari ikintu yampinduraho, ariko nshobora kudahinduka nkuko nabishaka, wowe nkaba disappointed. Nize rero gukunda umubiri mfite, nkawukunda ukuri, nkawitaho. Yego. Ubiri ikintu kiza nkuziho kuva twamenyana? Guseka neza. Urakoze. Urakoze. Ubyiziho? Cyane arabimbwira. Ngo nibyo pe, ntago ari wenyine wimbwiye. Merci. Mutware ni kihe kintu yagukundiye uzi cyambira ukunda kukubwira? Mutware wanjye rero seka ari byinshi, ntabwo najya muri detail. Gusa ikintu iyo yankundiye kereka wenda uzakimwibariza. Ndetse nakimenya kuko uyu munsi ambwira iki, ejo akambwira ikindi. Umva rero sinamenya ngo ni iki cyangwa kiriye, gusa ni byinshi. Ijambo rikunda kugushimisha ariko yambwiye kankunda. Bitanumva yewe, kandi sinzi ukuntu abigenza buri gihe abimbwira igihe mbikeneye. Urumva kuko iyo ugeze mu rugo hari ibintu byinshi bihinduka. Iyo utagize rero umupartner cyangwa umufasha ukuzi ugusobanukiwe, umenya aho unaniriwe ngo abari hakwegurira biragorana.
rero we nkunda iyo ambwiye ko ankunda kuko buri gihe abimbwira mbikeneye muri njyewe numva ntangiye gucika intege ibintu nk'ibyo abimbwira mbikeneye. uvuze ijambo ryiza cyane ngo iyo utagize umupatina umenya aho unaniriwe akomerezeho biragorana, urugo ruragorana kuko twebwe dufite ukuntu dufata urugo nk'ibintu byoroheje. Urugo ntabwo ari ikintu cyoroheje. Marriage ni ikintu abantu bafata nk'ikintu gisanzwe ariko ni ikintu gikomeye cyane cyane kibamo ibintu byinshi. Ni ishuri utangiye rishyashya utigeze wiga kwa kundi uvuga ngo ufiteho nosiyo wapi uba ugiye uri nk'uruhinja ruvutse. Rero uba ugomba kwiga kandi kwiga bisaba umuntu uri flexible, wumva uca bugufi wubaha. So ni urugo ni ikintu kigoye abantu twakabaye duha agaciro karemereye. kandi rero impamvu nari mvuze gutyo ni uko iyo ubanye n'umuntu cyangwa ukoze ubukwe cyangwa uvuze ngo ngiye kuba married to this person utabitekerejeho uraswata ibindi bitangwa no gukubita igihwereye. Hari umuntu dufite mu rugo uje kumwereka umufiance wawe arabanza akakubaza ati mumaze igihe kingana iki mubitekereza? Yego nibyo nkubwira ko njyewe umutware wanjye tujya muri relationship tuvuga ngo dutangiye gukundana boyfriend girlfriend twari tumaze amezi 3 turi inshuti yonyine zisanzwe ziganira zitembera zigira gute zisangira ariko ari ubushuti gusa. Ibyo byadufashije iki? Byamfashije kumumenya nawe amenya nk'umuntu wanyumenya nka Kirezi ntiyabanza kumenya nka girlfriend. Urumva niyo nyine bigeze mu rugo twemphasizinga kuri bwa bushuti kuko hari ubwo nyine ibindi byose byanga hagasigara bwa bushuti mwubatse. Urumva ya respect ikaba igihari, rwa rukundo rukaba rugihari, ariko ubushuti ari ikintu kiri hejuru mu kubahana mukamenyana mukabana hafi ibintu nk'ibyo. Tugaruke kuri kubwiza nyaburanga n'ubwiza karemano. Nashatse ko tubyibandaho kubera ko abantu benshi babyumva kimwe. Hari ubwo baravuga ngo umukobwa iyo akiri umwangavu akiri muto abarabagirana ameze nka zahabu, abafite uburanga, afite n'igihe cyagije cyo kwiyitaho. Kubera iki yakuze bwa buranga bugenda bubura? Jewe impamvu nanavuze ngo kumbona nta makiyaje ni gake gashoboka. Iyo ugeze mu rugo urumva urakura, umwana ukaba umwangavu ukamenya kwiyitaho, ukaza noneho kuba umuntu mukuru urambagizwa. Kurambagizwa urumva uko ukura niko umenya kwiyitaho, ukamenya kwigurira agapantaro keza. Hano hari ukuntu cyane umubyeyi ahubwira inkweto ngo uzayikuriremo, ipantaro uzayikuriremo, ukamenya noneho ugatangira kumenya kugura imyenda igukwiriye, sibyo? Umuntu rero nakubona azaba attracted nukusa ako kanya, sibyo? Akurambagize mube abafiance mushake, sibyo? Noneho nimumara gushaka ubyare. Kubyara ubisanga energy yawe yose, umwanya wawe wose uri kuwushyira ku mwana. Kwiyitaho bikagenda ukabyibagirwa, ukavuga uti mfite inshingano y'umwana, ariko sinavuga ko ari ukwibagirwa kuko ni inshingano wowe wumva ufite mu mutima. Gusa njyewe kuri njyewe ku rwanjye ruhande nizera yuko Imana iguhereza umwana kuko ibona ko uzashobora kumurera ugashobora no kwiyitaho. Urumva njyewe rero birambabaza, ntacyo nabikoraho, ariko birambabaza kubona umuntu wari mwiza akagera mu rugo bigahinduka. Bigahinduka ugasanga ntabwo akiyitaho, yambaye umwenda wuzuye amashereka. Rimwe biterwa n'ubuzima, uburyo wagira udufaranga two kwiyitaho ugatanya kudushyira ku mwana. Urumva ndavuga iki uyu munsi wa none aho ubuzima bugeze, twakabaye njye numva ko twakabaye dufite ikintu kirenze kimwe kikwinjiriza. Uri kumva ubuzima bwanga buranga, sibyo? Abantu bose buriya nta muntu utagira ibibazo. Niyo wagenda ukabaza Bill Gates ushaka kubwira ati ibibazo biranyishe. Uri kumva ikintu cya mbere
n'ijambo ry'Imana avuga ngo ntago Imana izigere kwikoreza umutwaro udashoboye kwikorera sibyo rero niba iguhaye umwana ni uko ubona ko uzashaka kumurera nawe ugakomeza ukiyitaho aba twabyaye muri iyi minsi bari mu murongo w'umutuku okay singiye sinabyinjiramo cyane kuko sinzi ko babayeho ariko nk'ubu ngubu kuko nirwana muri boutique hari ubwo umwana aza ahetse undi kavuga ati n'umwana wanjye urumva ibyo rero bikwereka iki birababaje yego ariko ngiye biranshimisha sibyo ukabona afite ibigoma bimeshe yambaye agakanzu arasa neza yoze yisize akafata umwana akamushyira mu mugongo akavuga ati uyu mwana agomba kubaho nanjye ngomba kubaho akaza kugira gute gushaka akazi ahubwo usanga hari ukuntu twicara tukavuga ati ngewe reka ntegereze umuntu azaza amfashe azagufasha gute agukuye hehe kuko nk'ubu ngubu umwana araza akansaba akazi nawe nagize umugisha wenda mfite ayo mafaranga cyangwa mfite ubwo bushobozi mfite iyo myenda ntagikoresha se nkayimuhereza sibyo ariko na ka kazi yaje gushaka nakamuhaye urumva ntago Imana ifasha wifashije tujye tuvugisha ukuri twikomereze sha ibyo nk'ibyo Imana ifasha wifashije yego ntago uziko ijambo ry'Imana rivuga ngo abafite bazongererwa tukiri aho ngaho impamvu nari ngo uko umuntu arushaho kugenda ari gukura ubwiza bwe hari bwo bugenda butakara ugasanga yashakanye n'umugabo ntago akibona uburanga bw'umugore we kuva mu buto bagikundana kugeza babyaranye kabiri gatatu umugabo atangiye gusubira muri babana yashatse umugore ko angana agatangira gusubira muri twana kandi ataye umugore basazanye rero nkubwire reka nkubwire ngewe mbwira abagore bagenzi banjye manzi mbwira icyo kintu gikibona of course kirahari muri experience maze kubona mu mirimo y'uko itandukanye oya birahari ariko impamvu vuze ngo ngewe reka nibwirira abagore bagenzi banjye ujye wicara sibyo wirebe muri miroir urebe uvuga uti se ngewe ndi Kirezi umutware wanjye yarambagije urukumva ni ingingo ya mbere icya kabiri nawe ubwawe wirebe kuko hari ukuntu nkanjye yarambagije he mu bwiza mu bwenge mu buhanga mu mikorere hose sibyo kuko ngewe nizera yuko ikintu cya mbere kikwatractinga umugabo ukibona umukobwa nuko asa nuko yambaye nuko ameze sibyo umugabo asanzwe ukoresha inzara kabiri mu kwezi asanze urabyuka wowe ugakora douche ukakora maquillage umunsi wakabona gutangira sibyo arakubona gutyo mugeze mu rugo yego inshingano ziriyongereye ariko se wabura 30 minutes yo kwikorera maquillage kuko wahoze uyikora ni uwo nguwo niwo umugabo ashaka guhora abona sibyo niba uri umugore ngewe ndabivuga kuko mbona ko byagira impact nziza sibyo ngewe Kirezi umugabo wanjye yamenye hari uko mbayeho sibyo hari ubuzima bwanjye bwite hari ngewe Kirezi bwite tugeze mu rugo ndahindutse naturel yawe uko yarakuzi personality urumva ewana nirizi bitambaro mu mutwe ndetusha rimwe mu mwaka sinzi ugasanga mfite umwana nambaye umupira urahumura amashereka anzi impumura agaparfait kandi ntago kabuze karahari arakagura uri kumva ntago wamusabye wenda ayo mafaranga tuvuga ko wenda udafite icyo gukora wamusabye ntago wamusabye amafaranga yo kujya gukora ritushe cyangwa kujya gusuka ngo ayakwime ahubwo uravuga ati imirimo yo mu rugo irenda kuzanyica hari igihe biba nk'ubwa muntu ese ukankunda kazana umuganga ahita aguheza mu bikari uzongera no guhinguka muri sara ntago rwose leta yacu nubwo yabyemera ibyo bintu nta nubwo bishoboka twakomeje icya kabiri kuri wa muntu wa mugabo ukora retour akagaruka abyaye gatatu kane akagaruka ku mwana umukobwa we bangana njyewe mbona ko ari ibintu bibiri hari ushobora kuba we nk'umugore hari uruhare wabigizemo kuko ataha akabona ntabwo ukiyitaho ntabwo ugisa neza wirirwa mu bana urumva aratahaho kugira ngo wenda ataha asange abana bariye ibintu byose biri ku murongo namwe mugire umwanya wo kuganira sibyo niba n'imirimo yarangiye munasohoke mutembere niba atavuga ngo murasohotse mutembere muri quartier muganire abana batari kubasakuriza urumva ibyo ntago akibibona urumva affection azayikura hehe sibyo
aho ngaho simvuze yuko aricyo kibitera abagabo ariko nabyo twakabita bitekerezaho. Noneho kabiri ingeso y'umuntu. Icyo cyo ndacyemeye ingeso y'umuntu hari ubwo rwose bari ingeso y'umuntu ugasanga nyine ntago ari umuntu waguma hamwe nta arashaka kugenda mu bandi ibyo ngibyo nabyo bibaho. ntaganyuzwe n'umugore we njye niko mbibona gusa nibyo bibiri njyewe mbona. Niyo mpamvu rero njyewe Kirezi utazigera mbona nasohotse mu nzu nta makiyaje byaba bigoye kuri pe mugabo wanjye inshuro nzi nta makiyaje. gira gutyo nkure mu password ndakoresha telefone yawe iminsi mbere nakonya kuri social media turaza kubivugaho muri igice cya kabiri ariko nyibwiri hano hari topic ivuga ngo ni kenshi umuco nyarwanda bavuga ko ubwiza bw'umugore buterwa na nyiru kumureba. Umunyarwanda aricara akagira ati ijisho ry'undi riri kurebera umugeni. Uburanga bw'umugore ni kimwe mu bintu benshi batavugaho rumwe cyane. Urumva ijisho ry'undi ntiri kurebera umugeni sibyo? Wowe ibyo uzabona nawe kubwiye kare umuntu uko uzamubona hari ikintu kimwe cyangwa bibiri bizakwatractinga ku muntu sibyo? Tuvuge gusa biterwa n'umuntu ureba. Ushaka kureba umuntu ukavuga uti wa mugore ukora cyane sibyo? Urimo kugenda ku muhanda ukabona nk'umukobwa ni mwiza sibyo? Ariko ari umuzunguzayi. Wowe ukavuga uti umuntu wagize courage yo kuvuga ngo ntitaye ku kuntu nsa ntitaye ku bwiza mfite reka njyewe njye kuba umuzunguzayi kugira ngo nitunge ndeke gusabiriza. Icyo kintu kikakwa attracting. Urumva hari n'abandi bantu usanga akunda umuntu usa neza umuntu humura umuntu uhora usa neza atita uziko umuntu ashobora kuba yabura ariko ugasanga arasa neza. Ndabazi so bazi ugasanga makiyaje on point agasuko karakeye kandi yaburaye arashonje pe. Ubwo rero njye ntekereza ko biterwa n'umuntu ureba. Niyo mpamvu bavuga ngo ijisho ry'undi ntiri kurambagiriza umugeni. Abagabo bakunda abagore bafite isura n'imiterere igaragaza ubugore bwabo n'abagore bakunda abagabo bafite uburanga bwa kigabo. Nibyo nkubwira nyine so ubwo we ntubyumva mbwira we ntubyumva koko nyine umugore njye numva ko yakabaye umugore pe ugasa nk'umukobwa ugasa nk'umwari ugasa nk'umudamu urumva n'umugabo agasa nk'umugabo urumva nturebe umuntu ngo umwitiranye ko ari umugabo cyangwa ari umugore kandi ari umugabo. Imiterere y'igihimba ihamye ko nyo wanga umuntu uteye nk'igisabo se ngo somataye cyangwa west to hip pressure cyane biba ari byiza umuntu bifite Imana iba yaramugiriye neza. Ndetse abantu ubu ngubu naho zendebeje bundi kuri YouTube process umuntu arya acamo kugira ngo atere uko abishaka birababaza. Njyewe narabirebye ndavuga aho kugira ngo njye kunyura muri ubu buribwe nabyara abandi bana 10. Reka da ntabwo ari ibyo ndakubwiza ukuri. Ni 10 udashoboye no kurera sha abana 10 sugize nk'Imana yabama ntashoboye kubarera njyewe. Muri bya bintu biranga ubwiza cyangwa se abagabo bakunda kwigirira icyizere. Yego so ibaze nkanjye njyewe ndi umuntu I know how to speak my mind. Ushize hari ukambwira ati kire vuga kuri iki kintu ukama iminota 5 yo kubitekereza ntabwo nawe uri ikintu mvuga. Rero hari abantu ibyo bintu bya attracting kavuga ati wow I like that confidence ndakunda ukuntu yitwara azuwariwe. Yego nukuri ako bagiye kwambara amaherena uyu munsi. Oya amaherena nayakuyemo buriya hari ibintu bigenda bivaho kubera inshingano. Umwana ukubagana iyo yabonye n'akangaka kari hano hari ubwo akibuka akarwana no kugira gute no kugakura uko gakomeye akagera akabireka ariko nk'ayahangaha yarakururaga nyeza ndavuga ati oya waravutse usanga amatwara atoye harapfumuye nabyikoreye ukoze oya nabikorewe ndi muto ariko mbikorwa mbishaka. Icyanyuma ngo ubwiza karemano nubwo hari ibirungo byinshi bigenga ubwiza bw'abagore abagore bese kurusha abandi ni
abatisigiriza cyane kandi ntibibabuze kuguma kuba beza. Ntabwo ukabye ntabwo yakabaye baba ama contestant nka amanuza amashinwa nkariya y'ubwiza ku rwego rw'igihugu gusa umwana bamukoreye makiyaje imana yanjye ariko wa mugani niba basize kuriya nabira bitara bikabakubitaho sibe bisa neza ubona ifoto ejo mwahora ukavuga ati nene nabonye oya ntabwo bahinduka njye nka muheto yanyize inyuma ndi muri senior 6 yari muri senior 4 muri kigo kimwe yego uramwana ni mwiza muheto yego ekada muheto uramwana ni mwiza kigo kimwe burya hehe muri fawe igahene uramwana yaritondaga kurira n'ubundi cyane rwose okay ngewe urumva nari muri senior 6 uri muri senior 4 gusa naramubonaga ni mwiza rwose ibaza umuntu ubona ko ari mwiza yogoshe skin batukogoshaga skin ku buryo utanaconga umusatsi ariko ukanga ubwiza bw'umuntu kamubuka wigeze ugira skin iteye ubwoba baratwogosha ugasanga bakogoshe hano arasa no ku mutwe nta musatsi bona wowe ugiye kwiyogoshesha bashyiraho nimero ya mbere iki twe nta nimero itondeze ibaze rero nk'umuntu ubona ubwiza bwe yogoshe uramwana ni mwiza twigana ku musozo hari icyo bita ngo ni nyashi fata ko abantu bajya kwibagisha shange narabubashye narakubwiye nafashe umwanya ndeba buriya social media ni ikintu cyiza ndeba umuntu ugiye gukora kumukuibagisha bakakuraho birango binure hano nani kubabwira ati turafata ibyaha tubishyire ku kibuno turafata ibyaha ngaha tubishyire hano narebye process ndavuga ibi ni byo abantu banyuramo kugira ngo batere neza gusa nzambara ibibuno nambara ama waist train ariko sinshobora kujya n'uburibwe bukabije ko bifata nk'amezi nk'atatu cyangwa 6 kugira ngo ukire neza ariko ngo ugende wibagisha wawe nawe ubwe nabyara abandi bana 10 nukuri nabyara abandi bana 10 kuko nabonye bibabaza birababaza kuko igise kiraryana gusa kirarangira kandi kikarangira kirumana noneho ibaze nta foto wabonye umuntu ibibuno byaturitse byabaye ibinyama byayibaza going through that pain bikarangira bigenze kuriya ubone imvune DJ Brian ari guhora nazo kwanga agere na kuri la size cyane nabwira naramwubashye sinzi uko yabigenje I don't even know niba yarakoresheje plastic surgery gusa ameze neza kuri byo yakoze byose byaramuhiriye pe niba ari na siporo turangire tugana ku musozo inama wagira bana b'abakobwa bafite umushyuhira babona umugabo ufite amafaranga bakifuza guhagarara mu kimbo cy'abagore babo advice kuri bo kuko baba bambaye neza mugani bisize neza basohokera ahantu heza sometime ugasanga ntibari kureba ku ngaruka bazagireje bamaze kugera mu rugo rw'iwabo urumva ikintu cyo nyine nabwira nuko nabo bazaba abagore b'abagabo buriya reka nkubwire ibintu bavuga ngo Imana ihora ihoze nibyo umenye yuko niba yego you are enjoying someone's husband money it's okay enjoy it ariko umenye yuko igihe uzaba umugore hari umwana uzaba ufite imyaka nk'iyo ufite uyu munsi uri kugendana n'umugabo wawe hanyuma wowe wicara uhitemo kuko iyo ugeze mu rugo numva ko umuntu ubikora iyo ageze mu rugo umugabo iyo yabikoze ntacyo yamubwira iki kandi nawe yarabikoze icyo twita guilty kandi hari ubwo afuha cyane ndetse yataka n'umuza ngo wahoze he afuha iki reka ni Imana ibiri kuguhana ajye wamahama ni ukuri nese urumva atari byo uzi umugabo ubikora ukuntu afuhira umugore we cyangwa aha shanje rwose ntacyo nabivuga gusa ngere umukobwa uyu munsi n'ibyo bintu uri kubikora menya yuko nawe uzashaka umugabo kandi igihe uzashakira hari umwana uzaba ufite imyaka 20-19 nawe ukeneye nk'ibyo ukeneye uyu munsi wibaza niba numenya yuko umugabo ari kuguca inyuma ku mwana w'imyaka 20 cyangwa 19 wicara utekereza niba bizagushimisha kereka niba wumva ko utazashaka ukomeze wangiza ingo z'abandi tu hari umupasiteri nawe yari kuvuga ngo
ngo niba umugabo n'umugore babasezeranye ko ngo muzatandukanywe n'urupfu wowe mukobwa cyangwa wowe muhungu wivanga muri mariage y'abandi umenye kuri urupfu uraba yayivanzemo none muri byaririmbye ariko ngo babagabo hari ukuntu usanga umuntu araza arakubwira ati ngewe ndi umugabo ndubatse ibaze ndashaka iki n'iki nanjye nzakora iki n'iki bira byanuze ukuntu byanatwimye twe babasore bikihera abagabo akazi kabo njye nicyo cyonyine nababwira ari isano yaririmbye ngo sinzi icyo wabikundiye Iriya harisa Chego baba shanu uko nyine iriya bisangiye ntago mbizi ibyo ngibyo njyewe I would never bisangiwe gute wowe wagiye ugateka ibyawe ibintu zarabiteka ashaka ko babyisangamo nyine ubwo babivuze muri je y'ibiryo nawe ugenda uteka ibyawe uvuze guteka ndabyibuka mu mwanya tugiye kwinjira kuri topic yo guteka kuko twajya mu gikoni bambaye umwe aho tugiye kuganira mu gikoni mu mwanya ndahenda nk'agakanzu ngo twiganirire kwindi topic yawe unatubwira ukuntu winjiye mu mwuga wo kuri social media utubwira ibintu byaje gute kuko ngiye ngo heruka atari huba atari ngirisoni atari naho barizwa none ubashije kuganira kuri kamera okay ngira abantu iyo tupike turayigera abantu by'abantu ngo mukore subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV okay reka nzabinaniye kubivuga mukore subscribe like comment and share on Iris TV show Rwanda. Hello guys, ugiye kubasuhuza no raniyozoye Hey guys, mumeze neza mugende mukore subscribe like comment and share on Iris TV show Rwanda. Exactly. Ni prima akunze kuri Iris. Iyo irimo wa murundi kazi. Kera narayikundaga ntago nzi amazina yabo barashakanye bakoze Afia yego bafite no mu bebe mwiza yo turaje tubigaruke mu mwanya dore bahoze ari abaturanyi baba hano hirya ntago banzi disi nabonaga oya bo barakuzi kuko twarazanaga hariya baranzi barakuzi cyane bibaza ko natunyaga kubasuhuza niba babona ikiganiro cyawe bariko bakomeye mu mwanya YouTube channel yabo bayita nitwa Rehema Kirezi n'amazina yanjye turaje tuyiganireho ni akagaruka cyawe mwakoze